umuhanzi Juno Kizigenza ubundi amazina nyakuri ni Kwizera Bosco, akaba rero yasabwe ko yahagarika gukoresha izina Rutwitsi muzi. Juno Kizigenza rero ni umwe mu bahanzi bakomeye mu muzika nyarwanda, akaba rero yasabwe na Minisitiri Dr Jean Damascene Bizimana ko rwose yahagarika gukoresha izina ryitwa Rutwitsi muzi, cyane kuko rino zina ngo ari izina ryagiye rikoreshwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1991, ikazajya ikoreshwa namwe mu bakoraga amahano yo kwica abaturage cyangwa se yabagenaga babagira nabi, ngo babatwikira cyangwa se banabasinyiraho amazu, bakagenda biyita rero Rutwitsi muzi. Akaba rero yasabwe ko rwose Juno Kizigenza yahagarika gukoresha nyine iri jambo Rutwitsi muzi cyangwa se izina rye Rutwitsi muzi yarihindura. Byagenze bite rero, byarangiye bite? Juno yabyitwayemo ate? Biri kuvuga gute ku muhanda hano? Ese Dr Jean Damascene Bizimana we yabifasheho uwo mwanzuro? Tugiye kubirebera hamwe rero twese, nka njyewe uguteze amatwi nkaba nitwa Elize, yakaba ari Elize TV Media, nkomeza no kuguha ikaze. Minisitiri rero Dr Jean Damascene Bizimana akaba yaragiye ku rubuga rwe rwa X akandika ngo rwose iri zina rihagarike gukoreshwa, ngo cyane ko rwose ari izina ngo ryakoreshwaga nyine n'aba bantu bagendaga bakora amateka atari meza muri Jenoside. Ibyo rero bikaza ngo gutuma nyine baragendaga bakora ibikorwa bitaga nk'iby'indashyikirwa cyangwa se bakora ibikorwa byo kwica abantu. Bamara gukora ibyo bikorwa byo kwica abantu rero akaba ari naho bahera biyita ngo ni ba Rutwitsi muzi. Rero Minisitiri Dr Jean Damascene Bizimana akaba yavuze ko rwose ngo Juno Kizigenza asabwe kuba yahagarika gukoresha iri zina Rutwitsi muzi, ndetse kandi bamwe batangiye kumutaginga banavuga bati rwose ibyo bintu byihorere, iyi ni Gen Z, ayo ni amateka, natwe turi mu muziki kandi turakeka nta ngaruka mbi bigira kuri sosiyete nyarwanda. Ati ahubwo wenda kugenda mwabihuza n'amateka yagiye aranga u Rwanda, ibyo nibyo byaza gutuma wenda bigira ireme, ariko ubundi nta kintu bidutwaye, nta n'ikintu byangiza muri sosiyete. Kandi uru ni urubyiruko, iyi ni Generation Z papa. Noneho rero bakomeza nyine kugenda bamutaginga ari benshi bavuga bati nta kintu bitwaye, ntabwo bibangamye. Ariko nanone nubwo bimeze gutyo, umuhanzi Juno Kizigenza nta kintu aratangazaho, ndetse kandi nta nubwo yari yasobanura kuri ibi bintu yabwiwe na Dr Jean Damascene Bizimana. Ariko kandi ubwo nanone nta nubwo umuhanzi Juno Kizigenza yari yavuga nimba azakomeza gukoresha jingle ye ya Rutwitsi muzi cyangwa se azayihindura koko, cyangwa nyine ari bukomeze kuyikoresha. Ubwo rero twe tugiye gukomeza dutegereje tuvuga tuti se bimeze bite, noneho umuhanzi Juno Kizigenza yafashe iyihe initiative, byarangiye gute, byanzuye bite, haba ku ruhande rwa Juno Kizigenza cyangwa se Minisitiri Dr Jean Damascene Bizimana. Ubwo ngubwo ari nako nyine biriko bikomeze kugenda biba ku buryo butandukanye, kugira ngo nyine bibe byajyaho umucyo cyangwa se izina bari muri kirakomeza rikoreshe, cyangwa se kuko bavuge ko riri kuviyora community nyarwanda, ubwo barikureho ahimba irindi zina yita. Ni ibintu nyine bigiye gukomeza biba muri sinema nyarwanda. Ubwo ngubwo twe tugiye gutegereza tuvuge tuti birarangira bite. Ese Juno Kizigenza umuhanzi nyarwanda ukunzwe mu njyana za Afrobeat na R&B we avuze cye, se ababyanze gute, cyangwa se Minisitiri Dr Jean Damascene Bizimana we abifashe ate, birangiye bite? Ibyo ngibyo nuko tugiye kubifata tuvuge tuti noneho dore uko bimeze ni gutya. Ubwo ngubwo bigiye gukomeza bigenda gutya. Hanyuma rero iyi ngiyi uriho nkwibutsa Elize TV Media, ariko kandi nanone ngiye dukomeje kubana muri bino biganiro bitandukanye. Ngiye nitwa Elize niyo gisubizo, ari nako mbashishikariza gukanda subscribe nimba utarabikora, ndetse kandi nanagushishikariza gukomeza gukurikira Elize TV Media kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana amakuru uko bwije n'uko bukeye. Kanongere mbabwire ni ndabashimiye kandi nongeye kubaha ikaze ku bantu mukanze subscribe. Iyi ni Elize TV Media, hanyuma njyewe ndi Elize mbabwire nti mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Ciao ciao.